nongeye kwasuza mwese abakurikira Gisa Foster TV bifuriza kumererwa neza aho muri hose. Uyu munsi rero nkabanje ngo tuganire ku umutima wacu muri rusange, uko tuwufata, uko ushobora kurwara ndetse n'ibyo dushaka gukora kugira ngo twirinde ko umutima wacu warwara. Ni Gisa Foster TV, kora subscribe, usharing ikiganiro ndetse inama n'inyunganizi byose biremewe, ni muri comment aho ngaho hasi na nimero ibiriho. Abantu muri iyi minsi rero ujya kumva aravuze ngo mugenzi wanjye, inshuti yanjye cyangwa umuntu tuziranye yageze mu rugo ahura n'ikibazo, yumva wenda arimo arataka umutima. Ukabona umuntu ko ataka umutima wenda ntabwo bisanzwe cyangwa se birasanzwe, biraterwa n'icyo wowe wita gisanzwe cyangwa se kidasanzwe. Ariko iyo tuvuze ngo umutima muri rusange aba ari iki? Ni uyu mutima wacu utera kugira ngo amaraso akwire mu mubiri wose, kugira ngo nawe ukomeze ubeho neza. Uyu mutima rero nubwo ubona ari urugingo ruri mu mubiri wawe imbere yawe, ushobora kwibasirwa n'indwara nyinshi cyane zitandukanye. Izo ndwara nizo ngira ngo turebe, urasanga zimwe na zimwe hari abo wagiye uzibonaho, ariko wenda ntumenye uko wabafasha cyangwa se ntumenye icyo wakora. Ntujye kure. Indwara nyinshi zirenga 20 zishaka kwibasira umutima wawe, ntabwo ndi buzivuge ngo nzirangize, ariko ndakubwira nke muri zo cyangwa se zimwe na zimwe muri zo ushobora kumenya, ukamenya uko wazirinda, ukamenya icyo wakora. Nibura wabona na mugenzi wawe agize ikibazo ukavuga ngo namufasha gute. Hari icyo bita ngo atherosclerosis, niho indwara nyinshi zikunze guturuka. Iki ngiki ntukibazaho byinshi cyane, ni kimwe mu ndwara nyinshi, aho cyangwa se navuga ngo ni base y'indwara nyinshi z'umutima. Ni build up cyangwa se ni clot, ni akantu kaza kakaziba, noneho umutima wawe ntubu kibasha kwakira cyangwa kohereza, bango ni ikitambika, kiraza kikaba nka obstacle, haba muri artery yawe, muri vene yawe. Ibi nimbisobanurwa kumva ntabwo ubisobanukiwe ntacyo bitwaye, kuko icyingenzi nuko umenya ngo wabyumva gute igihe byakugezeho. Aha rero niho ngira ngo mbasobanurire icyo twita umujyano. Umujyano urabizi ni wa wundi, hari aka video nigeze kubasobanurira mbereka uko dufata ibipimo by'amaraso, byaba ibisanzwe n'ibi bidasanzwe, noneho mberekana artery tureberaho. Hari umujyana ni artery, hari n'umugarura ariyo vein. Iyo rero muri artery yacu harimo icyo twita build up, iyo harimo clot y'amaraso, ishobora gutangira cyangwa se kubuza amaraso kugera mu gice yagenewe kugeramo cy'umutima. Icyo gihe rero ahantu amaraso atagera harapfa. Iyo rero hapfuye, indwara z'umutima ziba zitangiye. Aka kantu wumva ndi kuvuga koroshye ka blood clot, ushaka kumva ari akantu gato cyane, ariko kano kantu ndakumenyesha yuko gatera na stroke. Iyo amaraso atakibasha kugera mu bice by'ubwonko yakabaye ageramo. Kuko twumve neza yuko ikizenguruka mu mubiri wacu kugira ngo umuntu aba gishobora kugenda, gukora, imitsi ibe ari mizima, inyama, amagufa n'aya maraso. Urumva rero nimba harimo akantu gashobora kuyatangira ntageraho yakabaye agera, ni ikibazo gikomeye cyane. Aha tubyumve rero yuko imiyoboro y'ubwayo iyo yifunze cyangwa akagira umwe wifunga, tayari ikibazo kiba cyajemo. Zimwe rero muri izi ndwara nizo tugiye kuganiraho. Indwara ya mbere ngira ngo tuvugeho ni congenital heart disease. Ni indwara abantu bavukana. Iyi ngiyo iravukanwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha tuzi yuko amaraso meza n'amabi bitivanga, ariko bishobora kubaho bikivanga igihe muri bya byumba, igihe muri ya miyoboro hari ikibazo cyajemo, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyi ni imwe mu ndwara uzabona abana benshi kwa muganga bayifite cyangwa se bake, ariko twe mu Rwanda ntabwo nzi ngo imibare ihagaze gute, ariko iyi ni imwe mu ndwara ikomeye cyane y'umutima abantu bavukana. Indi ndwara ngira ngo tuvugeho ni heart failure, ni ukuvuga ngo ni ukunanirwa ku mutima muri rusange. Iyi heart failure tuvuga ushobora kumva ari ibintu nabyo bisanzwe, ariko iyo umutima wawe udakora neza, reka tuvuge ngo bishobora kubaho, ariko ntabwo byakabaye bibaho. Ni ukuvuga ngo igihe umutima wawe utakibasha kugeza amaraso uko bikwiye mu bice bitandukanye by'umubiri, ahanini kubera gucika intege cyangwa se kudatera neza uko wakabaye utera, iyi ngiyi niyo twita heart failure. Indwara rero y'umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure, sibyo? Kimwe n'izibasira imijyana ndetse n'imigarura. Uko imara igihe, uko izo ndwara zimara igihe, cyangwa uko tuvuge umuvuduko w'amaraso mukunze kubyita, uko umara igihe uri hejuru cyane, niko rero bigenda byangiza no bigatuma umutima ucika intege, ugatangira kohereza cyangwa se gukora uko bidakwiye, amaraso ntagera aho yakabaye agera.
ni ukuvuga ngo rero iyo atahageze nicyo twita ngo ni heart failure, kandi nimba atageraho yakaba yagera nta kindi kiba gikurikiyeho usibye gutangira gupfa. Indwara yindi dukurikizaho ni indwara ya gatatu, ni coronary artery disease. Iyi ndwara yibasira umujyana w'amaraso. Ni ukuvuga ngo nimba amaraso agomba kugera mu birenge, nimba agomba kugera mu biganza, nimba agomba kugera n'ahandi hose mu mubiri, ntabwo aba akibasha kugerayo neza. Iyo rero atagezeyo tayari ikibazo kiba kirimo. Ubundi umutima ugaburirwa n'udutsi duto cyane tuzwi nka coronary arteries, imijyana y'umutima. Utu dutsi nitwo tunyuramo amaraso arimo ibitunga umutima, akanyuramo na wa mwuka mwiza wa oxygene duhumeka. Uzabona bajya bashyira nko ku rutoki akantu bakakubwira ngo barimo barapima saturation kwa muganga. Jya ubabaza ngo kantu nagake. Akenshi nicyo kaba kagiye kureba ko ya oxygene izikagera mu maraso yawe ikagera no mu ngingo zitandukanye. Utu dutsi rero dutoya dushobora kwangizwa n'ibintu bikomeye, bishobora kujya muri ya miyoboro bya bindi twita ngo ni build up, ni blood clots. None iyo tumaze kwangirika, nukuvuga ngo akenshi mu bintu bitwangiza harimo ya mavuta atari ngombwa dufata twita ngo ni cholesterol. Ahangaha ndahitsa cyane kuko turi mu gihe cy'iterambere, turi kwihuta, ntabwo dushaka kujya mu gikoni ngo duteke, ntabwo dushaka gufata ibintu bisanzwe, turashaka gufata za fast food, turashaka kwihutisha ibintu byose, ukirengagiza yuko umutima nta muntu wihutisha, cyangwa se ibiwutunga byiza bibifitiye akamaro nta muntu bipapira. Iyo rero ufashe ibintu bidafite umumaro, ni handi uzasanga mu maraso yawe harimo bad cholesterol. Nimba irimo rero uzisanga hari utwagiye dukore ya build up natangiye ndi kubabwira, ya blood clots, noneho bitume bihagarika muri wa mujyana hazemo igitangira amaraso. Ahangaha tuhumvikaneho neza. Akenshi indwara z'umutima usibye ya congenital heart disease tuvuga ngo umuntu ashobora kuvukana, izindi urasanga arizo twitera. Indi ndwara mbabwira ni arrhythmia. Iyi ngiyi yo ijyana cyane cyane nuko umutima utera. Uzasanga hari umuntu ufite umutima utera cyane, niyo ngiyo ni tachycardia cyangwa tachycardie. Umutima ubutera cyane birenze. Ubundi umutima wacu utera hagati ya 60 n'inshuro 100 mu gihe cy'umunota umwe. Ariko nimba utera birenze inshuro 100, menya yuko ari ikibazo. Nimba utera biri munsi y'inshuro 60, bradycardia cyangwa bradycardie, menya ko nacyo ari ikindi kibazo. Iyo ni indwara ya kane, arrhythmia, kandi ni indwara abantu benshi badakunze guha agaciro. Reka mvuge ngo umutima tumenya ko twawurwaye iyo turi mu bitaro, kuko muri uku gutera k'umutima uzasanga hari n'indi twita fibrillation. Iyo noneho ubusanga umutima kuri butera ton ton ton, ntabwo ubundi umutima uko utera bisanzwe uratera pam pam pam, ukumva kuri muratera bisanzwe. Ariko nimba wumva umutima utera nk'ushaka gucika, iyo ni fibrillation. Kuri butera usa n'ushaka gucika, baraza kubibashyiraho, muragenda mubibona ukuntu umutima ubundi wakabaye utera nuko utakabaye utera. Rero akenshi ni ibintu wagafasha wowe ukabyuka uyu munsi ntugiye mu kazi, ukagenda kwa muganga utiri mu nsuzume. Ufite ubwishingizi utabufite mu nsuzume, ushaka kwishyura make bakagusuzuma, ushaka gukoresha ubwishingizi bwawe bakagusuzuma. Ni ibintu umenya utarindiriye ko igihe uzaba uri ku gitanda cyo kwa muganga, uri mu bitaro utakibasha guhaguruka, utakibasha kugenda, aribwo uzabimenya. No guys, abantu munkurikira mumbabarira, ibi ni ibintu ntibizababeho. Aka kanya uhaguruka ujye kwisuzumisha. Ni byiza cyane kuri wowe, ni na byiza cyane kuba mubana, kuko akenshi iyo umuntu aguye hasi uzumva nka kesi zagiye ziba. Hari umusore ejo bundi Nyamirambo yavuye muri gym, atashye ageze mu rugo ataka umutima ngo yumva ngo arimo kuribwa cyane, ntabwo yarenze aho ngaho. Hari n'undi mubyeyi nibuka neza amazina ye, niyo nayibuka sinayavuga kuko hari igihe ugiye kwinjira famiye cyane, nabyo tujye tunabizirikana. Yavuye muri dushe warazagwa mu maboko y'umwana we ataka kuribwa mu gatuza. Hari n'undi muyobozi by the way nibuka nawe amazina ye neza, yarimo ngo azamuka esikariye acika intege aricara, birangirira aho ngaho. None nkibaza ngo munyarwanda akasurikiye nawe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, wahagurutse ukajya kwisuzumisha umutima. Hari abana bamaze iminsi ngo yasuye mu bagenzi babo ngo muri hoteli ngo yahaguye, yabasuye mu rugo ngo yahaguye. Ibyinshi hari igihe biba bishingiye ku mutima, cyane ko haba n'indi mpamvu n'umuntu yakwicwa. Umutima rero gutera bidasanzwe bikunze kubaho cyane nkuko ndimo kwibabwira. Ho mu gihe ugize ubwoba, umutima nyine umuntu kwakunda ahita ashiduka, ibyo ngibyo bibaho.
mu gihe uri muri siporo urimo urirukaho rwose umutima ugomba no gutera cyane byihuse. Gusa iyo bibaho kenshi nta kintu gitumye umutima ushiduka ngo utere vuba vuba, menya ko ari ikibazo gikomeye. Indi ndwara mbabwira nayo ifite aho ihuriye n'umutima cyane, kuko umutima twavuze ko ariyo moteri y'amaraso, niyo nyine umutima uraturuna kugira ngo amaraso agere mu mubiri wose, ni stroke. Iyi ndwara rero yitwa stroke ndimo ndababwira ni indwara irangwa no gucika cyangwa se kwifunga kudutsi tugaburira ubwonko amaraso. Nubanga umutwe wawe ntugire ngo hari ikindi kiwukoresha, uzabona umuntu amaze nk'akanya ahagaze ushaka kumara nk'amasaha 5-6, ukabona umuntu atangiye gucika intege, nawe ukabona baramubwiye ngo jya muri position usa naho ucuramyemo kugira ngo amaraso yongere asirikire ajya hehe, ajya mu mutwe cyangwa se ajya nyine ubwo aho ngaho. Nuvuga ngo ni cyagiye tuvuga ngo ubwonko bwawe ntabwo buri kwakira oxygene ihagije, kandi oxygene igendera mu maraso. Nubanga amaraso arimo aragerayo ntabwo ahagije. Iyi niyo twita ngo ni stroke. Iyo utwo dutsi dushobora gucika, dushobora kujyamo ya build up nahoze ndi kubabwira, ashaka kubaho blood clot, icyo gihe uzagira stroke. Kandi stroke ntabwo ikira, akenshi irica. Reka rero se n'uwitsa nduzi ko atari no gusoza, kuko tuvuze umutima bwakwira bugacya, ariko reka twitse kuri stroke. Mbabwire ngo harimo kuri stroke ho igira ibice byinshi. Udutsi dushobora kwangirika, dushobora gucika, dushobora no kuziba, hanyuma ugakurizamo uburwayi bwa stroke. Nimuzajye kure, ubutaha tuzababwira ku bimenyetso 6 cyangwa 7 simusiga bikwereka yuko umutima wawe udakora neza.